Nshuti bakunzi b'amateka mwiriweho, ni wa mwanya tubagezaho amwe mu mateka yagiye aranga abantu, yaba abakiriho cyangwa abo hambere. Niyo mpamvu uyu munsi twifuje kubagezaho amwe mu makuru yaranze umwami Ndahiro Cyamatare. Tudatinze rero reka tubabwire, umwami Ndahiro Cyamatare ni umwe mu bami b'u Rwanda bo hambere, akaba yarategetse u Rwanda mu kinyejana cya 15. Amateka ye yanditse mu buryo bw'ibyivugo n'amateka gakondo, cyane cyane mu mateka y'ubundi mubare n'ubuhanga bw'abiru b'Abanyarwanda. Dore bimwe mu by'ingenzi bimuvugwaho. Icya mbere, ubuzima bwe bwite. Umwami Ndahiro Cyamatare yari mwene Ndahiro Ruyange, akaba yaravutse mu muryango w'Abanyiginya, umuryango wari warashinzwe n'umwami Gihanga Ngomijana. Amateka avuga ko yari umwami w'inyaryenge kandi wari ufite ubwenge n'ubushishozi mu buyobozi. Icya kabiri, ubutegetsi bwa Ndahiro Cyamatare. Ndahiro Cyamatare yategetse u Rwanda mu bihe by'amahoro, ariko hakabamo n'ibihe by'intambara, cyane cyane ubwo yarwanaga n'Abanyabungo bari batuye mu gace k'ubu ka Karongi na Ngororero. Ubutegetsi bwe bwagaragayeho ubukangurambaga bwo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi. Nk'uko abami benshi b'u Rwanda babigenzaga, yibandaga ku kwagura imbibi z'u Rwanda, kubungabunga umutekano no guteza imbere abaturage. Ikindi wamenya kuri Ndahiro Cyamatare, icya gatatu, twihuse twavuga uburyo yapfuye, cyangwa umwami bavuga ko adapfa aratanga. Amateka avuga ko Ndahiro Cyamatare yatanze mu buryo bubabaje. Yishwe n'Abanyabungo mu ntambara yashakaga kurinda imbibi z'igihugu cye. Nyuma y'urupfu rwe, ingoma ye yahawe umuhungu we Ruganzu II Ndoli, wahise aba umwami ukomeye mu mateka y'u Rwanda. Uruhare mu mateka y'u Rwanda. Ndahiro Cyamatare afatwa nk'umwe mu bami bakomeye mu mateka y'u Rwanda kubera imiyoborere ye n'ubutwari bwe mu guharanira ubusugire bw'igihugu. Kuba yaratanze mu buryo bw'intwari byatumye ashyirwa mu rwego rw'abami b'intwari mu mateka ya kera. Amateka ye, kimwe n'abandi bami ba kera b'u Rwanda, akenshi yanditswe mu buryo bw'imvugo gakondo. Mu rurimi rw'Igifaransa babyita oral traditionnel, bigatuma hari n'ibindi bisobanuro biba bishobora gutandukana bitewe n'inkomoko y'ayo mateka. Tugarutse ku buzima bwa Ndahiro Cyamatare, ku bijyanye n'umuryango we mugari, umwami Ndahiro Cyamatare yari afite umugore n'abana nk'uko bivugwa mu mateka gakondo y'u Rwanda. Nubwo amateka ye yanditswe mu buryo bw'imbonezamvugo oral traditionnel, ibi nibyo bizwi ku bijyanye n'umuryango we. Umugore wa Ndahiro Cyamatare yari Nyirakigwene, umwe mu bagore b'icyubahiro mu mateka y'ubwami bw'u Rwanda. Amateka avuga nk'umugore w'inyangamugayo n'inararibonye, wagize uruhare mu kubaka umuryango no gushyigikira ubutegetsi bwa Ndahiro. Abana ba Ndahiro Cyamatare. Umwami Ndahiro Cyamatare yabyaye abana barimo uwa mbere, barimo Ruganzu II Ndoli. Ruganzu II Ndoli niwe wamenyekanye cyane mu mateka kuko yaje kuba umwami ukomeye nyuma y'urupfu rwa se. Yabaye intwari gusubiza ingoma y'Abanyiginya yari yarambuwe nyuma y'urupfu rwa Ndahiro Cyamatare. Azwi cyane mu mateka nk'umwami w'ubutwari bwihariye ndetse n'umwe mu bami bakomeye cyane mu mateka y'u Rwanda. Hari n'abandi bana bavugwa, ariko amateka yabo ntasobanurwa cyane kuko inkuru nyinshi zabo zirengagijwe n'izivugwa ku mwami Ruganzu Ndoli. Kubera ko amateka y'u Rwanda yo hambere yanditswe nyuma y'igihe kinini avuga mu mvugo gakondo, hari ibitamenyekanye neza cyangwa se bishobora gutandukana bitewe n'inkomoko y'ayo mateka. Ruganzu Ndoli ni we uzwi cyane kuko amateka ye yanditswe byimbitse kubera uruhare yagize mu gusana no kwagura u Rwanda. Tugarutse ku bijyanye n'urupfu rwa Ndahiro Cyamatare.
Urupfu rw'umwami Ndahiro Cyamatare n'umugabekazi we Nyirakigwene rufitanye isano n'intambara zabaye hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu by'ibirere byari bihana imbibi, cyane cyane Abanyabungo. Amateka gakondo asobanura ibi bikurikira: urupfu rwa Ndahiro Cyamatare yatanze mu buryo bubabaje mu ntambara yarwanye n'Abanyabungo nk'uko twabibabwiye. Iyi ntambara yatewe no kugabana imbibi z'ubutaka no gushaka kwigarurira u Rwanda. Amateka avugwa muri iyo ntambara akenshi atandukanye mu buryo bw'imvugo, ariko iby'ingenzi ni ibi ngibi: Abanyabungo bayobowe n'umwami wabo witwaga Rwogera bateye u Rwanda maze Ndahiro Cyamatare akajya kubarwanya. Mu mirwano Ndahiro Cyamatare yaje gutsindwa no gufatwa mpiri n'Abanyabungo. Aho yari afungiye yarishwe mu buryo bubabaje. Benshi bavuga ko bishoboka ko yicishijwe umuheto w'amacumu cyangwa akicwa mu buryo bugaragaza agasuzuguro k'u Rwanda rw'icyo gihe. Urupfu rwa Ndahiro Cyamatare rwasize icyuho gikomeye mu bwami bw'u Rwanda kuko bwakurikiwe no gutakaza ingoma mu gihe gito. Abanyiginya bakwirwa imishwaro. Urupfu rwa Nyirakigwene ari we umugabekazi. Amateka avuga ko nyuma y'urupfu rwa Ndahiro, umugabekazi Nyirakigwene yahuye n'akaga gakomeye. Abanyabungo bagiye gusenya u Rwanda, nawe ashobora kuba yarishwe mu buryo bubi cyangwa agafatwa nk'imfungwa. Hari n'abavuga ko yaba yaraguye mu gihe cyo guhunga hamwe n'abandi bo mu muryango w'ibwami. Ingaruka z'urupfu rwabo. Urupfu rwa Ndahiro Cyamatare na Nyirakigwene rwagize ingaruka zikomeye ku bwami bw'u Rwanda. Umuhungu wabo Ruganzu II Ndoli wari umwana muto icyo gihe yakuwe ibwami n'ibikomangoma by'Abanyiginya bihungisha mu gihugu cya Karagwe, ubu ni mu gihugu cya Tanzania y'ubu ngubu, kugira ngo azarokore ingoma y'umuryango wabo. Nyuma y'imyaka myinshi Ruganzu II Ndoli yaje kugaruka mu Rwanda. Yatsinze abanzi b'umwami ndetse asubiza u Rwanda icyubahiro. Urupfu rwa Ndahiro Cyamatare n'umugabekazi Nyirakigwene rufatwa nk'ikimenyetso cy'ubutwari bwabo kuko baguye mu rugamba rwo kurinda ubusugire bw'u Rwanda, nubwo barangiye mu buryo bubabaje cyane. Ngayo amwe mu makuru twari dufite ku mwami Ndahiro Cyamatare ndetse n'umugabekazi we Nyirakigwene. Ngaho nimugire amahoro ya Nyagasani. Ciao ciao.